umunsi umwana wanjye n'urugero umunsi umwana wa mama Sharirene yahuye n'umwana wa Pastor Mutesi, reka ntangura urugero, reka mbari we nitangiraho urugero, niwe mbona dufite ibintu bisa niwe mushuti wanjye. Umunsi umwana wa Pastor Mutesi n'umunsi umwana wa mama Sharirene bahuriye muri kaminuza bakigana. Pastor Mutesi na mama Sharirene baraje guhanganira hano. Nge naramuvuze nabi cyangwa we yaramvuze nabi. Kuki udateganyiriza n'abana bawe? Kandi iminsi ukuntu iminsi ishobora kukwishyura biruta uko ngewe nakwishyura. Iminsi yishyura neza. Ego mana irakwishyura ukarundanya ibyo wavuze n'ibyo wakoreye abantu ukavuga ngo iyo mbimenya. Yego ndumva ari cyo gisubizo naguha. Shari kushyizemo n'ubugome ngo azishyurwa n'iminsi koko. Nene bigaragara ko ari agatutsi ariko niko bivuga. Iminsi ibihe. Ese iminsi ntijya yishyura abantu? Urifuza kwambara neza, urifuza guha impano ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere neza iruhande rwa Equity Bank aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. Turabasuje inshuti bakunzi ba Mama Sharirene Official, nimugubwe neza aho muri hose. Nk'ibisanzwe rero muhawe ikaze kuri Mama Sharirene Official. Turi kumwe nanone na wa mukozi w'Imana mukunda kandi mumenyereye. Uyu munsi rero yaje yabambariye ako kantu ni kabi neza ngo bamenyereye. Yes, cyangwa niyo mpamvu bamenyera bakumenyera. Hari ukumenyera umuntu ariko unanamukunda, apana byo kumumenyera umuteza isi. Yego. Rero kuri no channel bazi ko uri kiyongozi. Hari uguri cyabirarenze. Oya. Ibintu nago byo ibintu sinkibishaka. None ubwo se umuntu yabivuga gute? Yewe ndi mama kazi ni kazi nicyo zina rikuru. Mama kazi ni kazi. Niyo mpamvu waje wakubise yisuye umwaka nk'igikwembe. Ntabwo ari yo mpamvu. Mukanya barakwita umukongomani kazi. Abantu bobo ntiwabanyura. Akuze ukuntu waberewe. Imbere nahereye mbyambara se hari wampaye igikombe. Ushaka igikombe? Igihembo. Hano wigeze yandika muri comment ngo wambara neza cyangwa ibiki n'ibiki. Noneho ngewe ntambara ibitenge. Ntambara na bya bikanzu n'ibiki byose. Ntabwo ushobora kunezeza abantu. Wapi. Ariko ngiye rero ndabikubwiye wambaye neza. Merci. Niba ari ikintu kiryohera ababyeyi cyangwa se ubona baba bameze neza. Ibitenge nanjye ndagikunda. Erega ibitenge birahenda. Ibitenge birahenda. Ntabwo ajya kugura ibitenge bya 7. Ubwo rero kubibona nyine biragoye. Nk'ubu hagize umuntu ungurira nk'ibitenge nka 5 kujya desa miliyoni akayirekura ubundi nkidodeshereza. Nta nubwo nazajya mbikuramo. Ngiye nkunda ibitenge. Ubwo uzi kibaye? Bahise batangira kwibaza uko uhagaze. Gute se? Nyine icyo gitenge amafaranga gihagaze. Iki gitenge rero ni umuntu wakimpayemo kado kandi Imana imuha umugisha n'ukuri. Ni yubahwa aho ari rwose. Wakimpayemo kado nacyambaye kubera ukuntu ari icya kado kandi nyambara nkishimiye. Ntabwo nzi ukuntu kigura. Aha no kutajya munsi ya 200 cyangwa 300. Ntabwo mbizi uko bakiguze ntabyo nzi pe. Cyane nk'umuntu Imana ariko imuha umugisha uyu muntu disi. Ni ukuri bumuhe. Hari abantu beza muri iyi si. Hari abantu beza muri iyi si batagira urukundo rw'umunwa wonyine. Ubwo ni bandi ushatse kuvuga ko bagira urukundo rw'umunwa. Nabiruka bavuga ngo baragukunda ngo baragufana. Niba nagutera inkunga nibura ngo ujye uhora ku cyangwe. Unavuga ati kwera ukuntu ngukunda uzaze mu ifamu yanjye nguhinka. Kwera ukuntu ngukunda uzaze ngukebere. Hanyuma umuntu utagize icyagwa ntago ushaka kwemera ko gukunda. Nanjye wo ntaragira icyampa n'urukundo rw'igice. Nibyo.
ukomeza ubiteze ubwo nukuvuga ngo utararemera ntago wirirwa ubimubwira. Okay, umuntu hari ahantu nigeze njya kwigisha hatari inaha mu Rwanda. Umuntu ngiye gutaha abantu bagenda bampa impano nibwo nari mbibonye. Ari ubwa mbere. Noneho haza umuntu utafite ikintu na kimwe. Arambwira ati nabuze icyo nguha, ubwo ni umuco wabo. Yampaye akantuza n'akantu ndabona nk'iyi telefone. Kimwe cya kabiri cy'iyi telefone, akantu k'agakapu ko mu ntoki. Yampaye nka 2. Ariko nkubwije ukuri. Na n'isaha naratubitse ndadufite kandi ndadukoresha. Hari akombikamo imfunguzo nyinshi, hari akombikamo imfunguzo nkeya z'akazi. Kandi ako kandumva kamaze imyaka 4. Urukundo rw'amagambo ni ukuri ntago rubaho, ntago ari rwo. Ngiye kukubwira nimba ukunda umuntu, sibyo? Yego. Mukundisha amagambo n'ibikorwa, sibyo? Ubu uvuga uti ndagukunda, Imana ijye kumpera umugisha kandi ijye gushyigikira. Ariko uri kumbwa ngo urankunda ngo Imana ijye impa umugisha ngo ijye nashyigikira. Kandi kunshyigikira kw'Imana inyura mu muntu. Nibura se wazaguze nk'amabuye y'iyi mikoro. Yes. Gura amabuye y'iyi mikoro harya aracyagura 5. Kare kagura 20,20 agiyemwo ahubwo. Angahe se? 2. Ubwo agiyemwo. Oya, ubwo agiyemwo aho ni 15. Iyo ngijya mwabiri. Wowe ni gute utugezaho ibintu byiza, Imana igushyigikire, ikomeze kuzamure. Ujye umenya ko mu bantu izakoresha inzamura. Nawe ugize ute? Urimo. None se reka nkubaze. Abafana ba Reyo. Hari abafana ba Reyo bajya muri stade bakirwa bakomera. Nukuvuza induru cyangwa nugufana. Bagafana. Nibura nta kindi afite. Nta kindi afite. Ariko aragutera courage mu kibuga. Yes, kumva ukomeye. Hari nundi ukora mu ikofi kavuga ati kubw'urukundo nkunda Reyo, kubw'urukundo nkunda APR, kubw'urukundo nkunda Amavubi n'andi makipe. Agafata mu bushobozi bwe akabatera inkunga mu buryo bw'amafaranga. Kavuga ati wenda mugura icupa ry'amazi. Uri kumva? Mukene mufite courage, mufite imbaraga. Turagukunda, turakwemera rwose ngewe pe. Gukora subscribe ni kimwe. Yes. Cy'ingenzi gikomeye. Kinakomeye pe. None ukongera kumbwira ngo urankunda ni ikindi. Kabisa. Kintera courage. Kandi byose nta kiguzi kirimo. Bintera courage. Ariko usunitse no kuri momo. Wo kabyara we. Aho vuga ngo ubu baye umukunzi ntubukira umufana. Uhita ukonfirima. Ariko uyu nguyu wakoze subscribe, uyu ukora share, uyu wandika muri comment ati courage hejuru turakwemera, iriya ni inkunga. Ko sibyo nibyo ufite byonyine. Ntago ari byo byonyine. Niba ari byo ufite byonyine Imana iguha umugisha. Ahoko se kuki utakora no mu ikofi? Ohereza amayero n'amadolari ntera inkunga nkomeze nzamuke. Ako kana. Kubera ko buri nkunga yose igeraho igarukira. Urukundo rw'amagambo rero oya rwose oya. Turashaka no kubivugurura na abantu batanga indabyo bajye biyeranje. Bashyiremo n'amafaranga. Bashyiremo wenda n'ibiceri bya 50 n'iby'ijana, bashyiremo n'inota y'ijana n'iza 500, ariko ziriya ndabo zumira umunsi umwe. Zijye ziza. Nabonye kuri Saint Valentin bashyiramo n'amadolari. Bari abantu rero niho sawa. Kabisa. Yego. Cyangwa bagakora dukora urukundo rwuzuye. Yego. Bagashyiramo n'amanyarwanda, ariko ako kantu niko. Oya nibyo. Noneho ari umuntu byo wiyiteho. Wiyiteho sha cyangwa uradutamo. Wiyiteho ndagukwe. Uvutse ni ugura. Oya. Buri wese ajya atanga urukundo wenda afite. Ufite urwo rukundo rwo kukubwiza amagambo Imana iguha umugisha. Ariko n'abafite urukundo bafite n'amafaranga nabo bajye bayatanga. Nibyo. Ngenda gushyigikiye ahubwo abantu bankunda namwe nababwira iki. Mama yangira akora. Tugwaye ikaze rero dusuza abadukurikiye n'abantu bawe bakunda zirantashye ukunda kubaha bose. Bibahereye ku murongo. Abasirikare, abapolisi, abaganga, abarimu. Yego.
ariko hari abandi bantu n'ingaruka mu kiganiro tuzabavugaho abantu batanga serivisi mbi twagiye tuvuga abantu batanga serivisi nziza twagiye tuvuga abavuga inzi abantu batanga serivisi mbi ubutaha nzababazanira ahantu mara ukwezi bataguhaye serivisi kwezi kose kandi birirwa bakora publicité ko tugomba gutanga serivisi nziza cyane muri leta umuntu ukamuhiga ukwezi ngo ni umukozi wa leta yego waramubuze ni ikibazo gikomeye ntabwo tuzajya tuvuga rero ibyiza by'abantu ngo tureke no kubanenga nzabavuga aba abantu nabo bafite uzabahemba bafite shitani ni ukuri bafite uzabahemba ibihembo byabo birateganyije nuko hanyuma twamamaze cyane twamamaze kuko iyo wambaye neza benshi baba bazi ko wagiye muri ya butike muri Arufa yes noneho iri ribaya naridodewe n'umutayeri ujya undodera amaribaya w'inyamira ukorera mu mujyi witwa Cesariya rero akanyishyura Cesariya agomba kuzandodera ku buntu yego rero nimugubwe neza bakunzi ariko nayo nayambaye da uzi imyaka amaranye uru rukweto rwo muri Arufa ndumaranye imyaka myinshi hako ntabwo rujya rusaza reka da ruhora ku cyangwe ntabwo rusaza nta nubwo rucika reka inkweto zo muri Arufa ntabwo zicika ubundi ubwiye abantu ngo hari inkweto zidacika zibaho ntabwo babyemera yes apartmenti ziracyakora biri ubuhubwo zabuzwa n'iki gukora se zirakora abakiriya bakomeje kuza n'abandi barimo baraza n'abandi mwitegure yego rero tubaha ikaze apartment kugura no kugurisha amamodoka kugura no kugurisha ibibanza mu makazi ni kazi no gucungira abantu imitungo bafite mu Rwanda badafite uko bayicunga kabamanagingira nkaba manager w'ibikorwa byabo bafite mu Rwanda umuntu ufite ibikorwa ashaka ko tubicunga kandi tukabibyaza umusaruro yagana mama kazi ni kazi yes duhaye ikaze rero abadukurikiye kuri Mama Charlene Official kuba atarakanda subscribe mwayikanda nicyo kintu cya mbere kibanze burya umuntu wandika komenti kuri video biba bigaragara ko yayumvise cyane rwose ariko disi dusuze n'abakunzi ba Mama Charlene nukuri turabasuhuje abakunzi ba Mama Charlene mwebwe mu ntera courage mwebwe mu nyandikiraho muri comment mumbwira amagambo meza mwebwe mu nsanga mu gikari mwebwe mu postinga ibiganiro byanjye mwebwe munezezwa no kundeba no kumbona wambona utireka mpite njya kuzana agasonga bugari nka kamwe ka jihadi tumutera agasonga bugari teka ajya kuzana agasonga bugari Mama Charlene yaje wanambura rwose ukavuga uti rwose uyu mubyeyi yagiye abakunzi banjye by'umwihariko mpa agaciro ibyo mukora uburyo munkurikirana n'uburyo munshyigikira mbiha agaciro cyane Imana ibaha umugisha ndabakunda kandi ndabahobeye turawubasabiye yes Mama kazi ni kazi izina rigezweho muri no minsi n'ubundi iyo wicaye ku gatebe cyangwa se mugane wa gasonga bugari tuba twiteguye ko ufite amakuru cyangwa se ariko amakuru atari nkaya yose tugenda duhura hirya no hino uba ufite amakuru cyangwa se ufite inama yego cyangwa se ufite ijambo ry'Imana reka nkubwire ntago nafata umwanya wanjye mukeya mfite ngo nze hano kuri kamera nje kuvuga ubusa yes mba nasize ibiryo muri firigo mfite inzu yanjye nziza ndyamamo mfite n'igitanda cyiza rwose kukiryamamo biba ari sawa yego mfite ibyo kurya no kunywa ahubwo nabireka nkagenda nkarya nkanywa ubundi nkaryama iyo naje hano rero mbanzanye ikintu bita amakuru atariho ivumbi yego mbanje kuvuga ibintu bimwe mvuga n'umunsi nashaje ntakiri muri iyi si napfuye
ku buryo ningenda nzavuga ngo nta deni mfitiye umuntu. yego Bimwe nzanareba narabaye umukecuru ntakiza ahangaha cyangwa ntakihari, nasubira mu byo navuze nkumva nta pfunwe bintera. yes Ntago rero ngiye shobora gupfa kuza hano wapi, mba natekereje ibyo ngiye kuvuga n'ibyo ngiye kuhakorera, kuko nzi neza ko bigira ingaruka nziza cyangwa imbi bitewe n'ibyo wavuze. rega bajya bavuga ngo inkoni niba ngo ari inkoni ngo akabando uzitwaza uri mukuru gaca kiri muto. Ntago mbizi. Sinzi umugani sindi. Ariko rero byaba nabyo. Iyi akabando akabando uzicumba byo ushaje. Wagashaka ukiri muto ndetse sibyo. Kandi ikindi inzira uzanyuramo wiharura mbere. Oya wirinda no kuyishyiramo amahwa. Hari ukuntu abantu bafata inzira akavuga ati inzira nta nubwo nzayisubiramo. Sibyo? Yego. Yarangizaga agasiga yitezemwe amahwa. Ngo azajomba bazahanyura. Ariko akirengagiza ko mu bahanyura harimo abana be, harimo abuzukuru be, hazacamo abakwe be n'abakazana be. Yego. Niyo mpamvu rero aho uciye hose ujye wirinda kuhanyuza ibyangiza n'ibyica. Uvuga utapo njyewe nonde ndi mu marembera, ariko bazahanyura harimo n'abagukomokaho. Erega buri iminsi ni imitindi cyane, ushobora kwibagirwa ko wahataye na ya mahwa nawe ukayanyuramo. Si cyo se. Byose birashoboka. Oya hari n'ukuntu ushobora kwibeshya ngo inzira ntuzayinyuramo ukaba wariciriye yawe ugaca yawe. Ariko iminsi mwigibaga nta kinya ikazongera ikagucira inzira ukabona hahandi ugize gute, ukongera ukahisanga kandi utarubizi. Yego, niyo mpamvu ni ukwitonda. Ujya ubona ko umurimo wose waba mwiza cyangwa waba mubi ubona igihembo kiwukwiye cyane cyane. Ahubwo wenda ikintu kiba kibabaje, ikintu kiba kibabaje giteye n'agahinda n'ukuntu ibintu abantu bakora batajya bamenya ko harimo inyungu. Hari abantu bakora ibintu byiza bagahita bacogora kubikora bitewe n'inzitizi bahuye nazo. Kavuga ati sinzongera kugira gutya, nta nubwo nzongera kugira gutya. Yego. Umuntu akavuga ati ibi bintu sinzongera kubikora, sinzongera kubivuga, sinzongera kubigenza gutya, kandi ibyo bintu ari ibintu byiza. Ariko akirengagiza ko ibikorwa byiza bibyara inyungu. Burya ibikorwa byiza bibyara inyungu. Yego. Kandi si ngombwa ko inyungu igaragarira aho wabikoreye no kuba wabikoreye, ahubwo ubwabyo ibikorwa byiza byibyarire inyungu zabyo. Niyo mpamvu umuntu wese ukora neza naho adahita abona inyungu ako kanya, ariko ajya akomeza agire gute, akora neza. Ushobora gukorera neza ibumoso, inyungu zikazaza iburyo. Ushobora gukorera neza iburyo, inyungu zikazaza ibumoso. Ushobora gukorera neza mu majyaruguru, inyungu zikazaza mu majyepfo. Ushobora gukorera neza mu majyepfo, inyungu zikazaza mu majyaruguru. Ushobora gukora neza mu myaka nk'ibiri ntubone inyungu, ariko mu yindi myaka nk'itanu ukabona inyungu cyangwa nk'icumi. Ushobora gukora neza ukiri muto, inyungu ukazayibona umaze gukura. Icyo nzi ni kimwe nuko ibikorwa byiza no kugira neza ntago umuntu akwiye kucogora. Hanyuma ibikorwa bibi nabyo, hari ukuntu abantu bakora ibintu ariko bakibwira ko nta ngaruka. Ariko ibintu byose ubona bikorerwa inaha mu isi, hari ibikorwa bibi bitagira itegeko ribihana. Hari ibikorwa bibi bitagira amande ku buryo leta yaguca amande. Yego. Hari ibikorwa bibi ushobora gukora ntagire n'ukumenya. Hari ibikorwa bibi ukora na kamera ntizigufate. Yego. Hari ibikorwa bibi bitagaragara nta na rekodi bari bukoreshe ngo bari kuri coding bikugireho ingaruka. Ariko ikintu cyose cyitwa kibi, umuntu yakoreye inaha, ari ijambo ribi, yego, ari ibikorwa bibi, ibintu byose byitwa ngo ni bibi,
bigira ingaruka mbi kubikora. Ushobora kutabikorerwa n'uwo wabikoreye, ariko ukazabikorerwa n'abandi bazi gukora nabi nkawe, kuko baba bahari. Ntago shitani yaremye umugome umwe, ntago muri isi umuntu ukora shitani ari umwe, baba bahari. Kuvuga ibintu bikomeye. Niyo mpamvu rero ijambo ribi wavuze, ikintu kibi wakoze, cyose gifite ingaruka. Hari abantu bakora ibintu ukabona nta kibazo, ariko njyewe njya mfata akantu kose ngiye gusohora naho ryaba ari ijambo, ikintu cyose ngiye gukora mbanza gukora analyze. Kandi njyewe ntago njya nshaka kureba ibya hano nonaha, ahubwo ndeba n'ibyo mu kindi gihe, future. Ntago njye ntekereza inyungu za nonaha, ahubwo ntekerereza nabo nabyaye. Sibyo? Yego. Uzi ko hari ibintu ushobora gukora ugahita ufunga amarembo y'aho abana bawe bazanyura. Yego. Ubu dufite abana bazize base, dufite n'abana bazize ba nyina, dufite abana bazize igisekuru bakomokaho. Umuntu akicara akazira se wamubyaye, umuntu akicara akazira nyina wamubyaye. Hari n'abandi bariho bari mu nyungu za ba se na ba nyina, kuko babaye abantu beza. Yego, ndakumva. Niyo mpamvu umuntu wese kubwe ruhande nk'uko Bibiliya ivuga, ajya arwana intambara zo kuba umuntu mwiza kubwo we ruhande. Ntabwo ari ngombwa ko ibyiza byawe abantu babimenya, babimenye. Amina. Nta nubwo ari ngombwa ko babiterera comment nziza, nta nubwo ari ngombwa ko babisobanukirwa, kuko ibyiza by'umuntu bigirira umumaro nyirabyo ubifite. Cyangwa ibibi ntabwo ari ngombwa ko baguha igihembo cy'abantu beza, nta nubwo ari ngombwa ko baguha umudari wo kuba umuntu mwiza. Ibyiza byose ukorera ahagaragara n'ahatagaragara ni inyungu uba uri kwibikira wowe n'umuryango wawe. Niyo mpamvu abantu bajya baba abantu beza. Umuntu arwana intambara aho ari hose, haba mu kazi umuntu akora, haba mu ngenda agendamo n'abo bakubita nabuzi n'abo utazi. Umuntu ajya agenda anyanyagiza imbuto nziza, ibikorwa byiza, ibintu byiza ugirira abuzi n'abo utazi. Yego. Ese njya ndeba, uravuze ngo ikintu umuntu akora gishobora kumugirira inyungu mu gihe kizaza, yaba ashaje, yaba ari kuri we cyangwa se ku muryango we. Nk'urugero, reka turebe nko kuri social media. Yego. Hari nk'abantu baza bagakoraho ibintu kibaza se uyu muntu yarabyaye, afite umuryango, ibi bintu ari gukora ari gutekereza ku gihe kiri imbere nk'uko turimo tubivuga. Ugasanga nk'umuntu aje kuri kamera avuze nk'umuntu runaka, aramusebeje, amushyizeho amahembe, amushyizeho ibinono cyane nkawe. Ibintu bakuvuga sinahamya ko ari ukuri. Kandi uba ufite ubushobozi bwo kuba wabajyana muri RIB. Dore ko bakoresha RIB cyane. RIB yabaye akantu koroshye kandi ntago yoroshye burya. Uburyo byifatamo ntuvuge ati aba bantu nanjye nshobora kuba nabajyana, ni rihe banga ukoresha kugira ngo ubashe gukaruma izo situation? Reka nkubwire. Ubundi hari ikintu nizera kandi nemera. Dufite abantu benshi b'abarwayi. Abarwayi Njye mbafata nk'abarwayi. Hanyuma iyo ugeze Imana umuntu akarwara, wowe ukaba uri muzima, uramuvuza, uramurwaza. Wenda iyo akize Imana iguha umugisha, ariko niyo apfuye nta kosa riba rikuriho. Ariko noneho gufata nk'ako kantu wongeyemo ngo kujya muri RIB. RIB yararushye koko rwose pe. Ntago RIB nyibabariye kuko n'abagabo bashoboye kandi bazi bakora ibyo bazi. Wenda nanjye mbahaye akazi bagakora. Yego. Ariko kuko nzi ko nta wundi musada
nta wundi musada wenda mbafite ngo nk'ubu iyo nza kuba nkishoboye nari gufata imbunda nkarwanirira igihugu, imbaraga zanjye nkazijyana mu kurwanirira igihugu. Ariko noneho nimba ntafite n'imbaraga zo kugira ibindi bikorwa nkora kugira ngo igihugu cyanjye nanjye mbumwe mu bantu bagifitiye umumaro udasanzwe, nta nubwo naba mu ba mbere bo kugiha akazi. Yego. Yego. Nimba nsenga ngo ibisambo rwose nibibona agakiza, nimba mbwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu nibakizwe n'ibihane, kugira ngo nibura abanyabyaha bari mu gihugu bagabanuke. Ariko nanjye mbu wa mbere mu bantu bagiteza ibyago n'amakuba bagiha akazi. Hari ubwo ugiye kurega ubutanze akazi. Buriya mbonye RIB. Nimba hari abantu girira impuhwe ni muri RIB. Umugore yankuyemo ijisho, umugabo yankuyemo iryinyo, bamvuze ntuza yankozeho inkuru, bamvuze noneho bakamera nk'impinja zo muri primaire. Yankubise, yanyiyenjejeho, yanteye ibuye, yankozeho, yanyanduje. Utwo tuntu nk'umuntu nkanjye Mama Sharirene n'imyaka mfite ntago nabikora. Mu ntambara ndwana zo mu gitondo na nimugoroba, iyo ndi kurwana niyo ndi guhangana. Umuntu mpangana nawe ni umuntu ufite ushobora kuba afite imbaraga zingana nk'imbunda yashyizemo n'amasasu. Sishobora kujya guhangana n'umuntu ufite inkoni kandi nabonye ufite imbunda. Yego. Uri kumva? Yego. Ntago wajya guhangana n'umuntu ufite inkoni kandi wabonye ufite imbunda. Uri kumva? Ndi kukumva kandi ngiye ntegere ahubwo. Ntago wajya guhangana n'ugendera hasi kandi hari abaguruka. Yego. Mu bintu mpanganye nabyo rero. No mu ntambara ndwana za hato na hato. Hari intambara ntashobora gushoramo imbaraga. Mu ntambara ntashoramo imbaraga n'intambara z'amagambo zibamo. Ngo bamvuze ngo Mama Sharirene yabaye indaya afite imyaka 12. Icyo se ko ari igihombo cy'umubyeyi wambyaye uwo bireba nindi. Nanjye ngo muri RIB ngo RIB we ngo bamvuze ngo bamvu. Ariko se nturagerayo wenda bikaba byaranze waranageze. Imana izanambabare sinzageyo na rimwe. Nubwo ntazi urugendo sigaje ariko ku bwanjye ruhande. Numva ntakwiye kujyayo. Numva ntakwiye no kuzajyayo kuko hari abazangirayo. Noneho ndashaka wenda gutanga message. Ngeweho impamvu ntajyayo niyo. Sinajya kurwana n'umuntu ufite inkoni. Ariko nanjye ntanze promotion ngo umuntu ufite inkoni ufite umunwa ahubwo. Ufite umunwa. Sinajya kurwana n'umunyantege nke kandi ndi kubona umunyembaraga. Iyo ufashe intambara mu ntambara, iyo umuntu arwana intambara akazirwanira rimwe zose ananirwa vuba agatsindwa akayamanika. Ariko burya mu ntambara umuntu arwana abakwiye kurobanuramo izingenzi akaba ari zarwana kugira ngo ujye uhora uzigama imbaraga zo guhangana n'ibintu bikomeye. Rero ufashe ipusi ukayikubita ugafata imbeba ukayirukankana utimbeba, wahura n'urushisho ukarukandagira, wahura n'urutozo ugakandagira, utwo tuntu twose wazagera kungwe ukagera no ku ntare waracitse intege. Urushisho iyo rutambutse uranakandagira ntumenye yuko rwageze munsi y'ikirenge n'urutozi. Sibyo? Nimbe burihitira imbeba sigutwaye iki? Ko ni yigize intuza rukuni kurya munsi y'ikirenge ikakurya ihuha bwacyo ugasanga hajemo utuntu munsi y'ikirenge. Imbeba nta kitwaye n'ipusi nta kitwaye n'imbwa ntacyo, iranamuka nyine ukumva ugiye gupfa. Ariko hari igihe uhura n'intare ugahura n'ingwe. Ubwo rero imbaraga zanjye ntago najya kuzirwanisha ku nshishi n'ipusi n'imbeba. Ngomba kurindira ingwe n'intare kuko nabyo birahari mu nzira nyuramo ngenda nkubitana nabyo. Yego. Hanyuma wenda sinava hano ntabwiye n'abandi bantu bafite urugamba nk'urwange rwo kuvugwa. Nyazagira umuntu utigihe utumwanya ku muntu umuvuga umukoraho ama episode y'amagambo. Barahari hano bavugwa. Barahari bavuga nkubika umutwe.
hari umubyeyi none si we wenyine. hari umubyeyi baherutse kuvuga kandi utoroshye, bamuvuzeho ibintu nipfuka mu mutwe mu maso, ndavuga ngo nimba umuntu atinyuka kubahuka umubyeyi nk'uyu w'imfura twese tuzi, akamuvugaho amagambo ameze gutya, njyewe mama Sharirene ndi mu ntoki. Hanyuma ndagira inama n'umuntu wese bajya bavuga, akaba afite urwo rugamba rwo kuvugwa, akaba afite urwo rugamba rwo gukorwaho inkuru z'ama episode zibabaje, nje kukubwira ngo ntuzatigiye ku muntu gukoraho episode, uramenye ntuzanamwishyure, ntuzanamukorera ibyo agukorera. Hanze aha hari abantu bazamukwishyurira kandi mutaziranye, hari abantu bazamukwishyurira utabatumye utanabazi, kuko siwe ugira umunwa wenyine, burya siwe uzi kubabaza wenyine, siwe uzi kujombana wenyine, siwe ufite inkota y'ururimi wenyine. Hari abandi bamukubye kabiri, hari abandi bameze nkawe, hari umuntu uzamukwishyurira utamukozeho mutanabigambanye, kandi natishyurwa nawe n'iminsi izamwishyura n'ibihe bizamwishyura. Azishyurwa n'iminsi? Iminsi se ntikwishyura? Ubu uzi abantu bishyuwe n'iminsi, kandi iminsi ukuntu iminsi ishobora kukwishyura biruta uko njyewe nakwishyura. Iminsi yishyura neza? Ego mana, irakwishyura ukarundanya ibyo wavuze n'ibyo wakoreye abantu, ukavuga ngo iyo mbimenya. Yego, ndumva ari cyo gisubizo ntabwo. Shari kushyizemo n'ubugome ngo azishyurwa n'iminsi koko. Nyine bigaragara ko ari agatutsi, ariko niko bivuga. Iminsi, ibihe. Ese iminsi ntijya yishyura abantu? Hari uwavuze ngo isi ni ikonsa ngo uzonke vuba ngo ntabwo aba ari nyoko. Ego, ibihe rero bijya byishyura abantu, abantu bajya bagarukwaho n'ibyo bakoze. Ubwo rero n'abantu bavugwa mwese it's okay. Ibintu byose bifite igihembo, n'amafagitire. Yewe kandi reka nkubwire, abantu barwaye bakeneye abazima. Ni ukuri ujye utinya abantu. Ngewe abantu bakora izi nkuru mbona banarwaye. Ubaye uri umuntu muzima, wowe utanirengeye warengera abagukomokaho. Abana bawe wowe reka nze nkubwire, abo ufite n'abandi uzagira. N'abuzukuru. Ese kuki udatekereza ko umwana wanjye n'uwawe bazahurira ku kigo bakigana? Yes. Ariko njye uzi ko iyo ndi kubara n'ibi mbibara. Kandi bahari. Ese umunsi bakundanye ababana, reka mbari we nivugira. Umunsi umuhungu wanjye yakunze umukobwa we, bagakundanira ku ishuri, uzaza kunsaba umugeni waraje kunyanika hano? Ese ubwo uzaza nta soni ufite? Ntazo. Azaza. Kire kuri igikenya cyangwa uri igicamo, ubwo se waza uti? Ubuse nka runaka nari muvuze. Ahangaha abantu wanika nabo ukoreho ama episode, uzi ikintu bazavamo. Wasanga abana bawe, abana be bazahakaza abana bawe. Aba bantu uza kwanika ntabwo uzi aho muzahurira. Abana babo ntuzi aho muzahurira. None umunsi wajyanye urubanza ugasanga umuhungu wa mama Sharirene cyangwa umukobwa we niwe uri buruburanisha uwo munsi. Njye niba njya ntekereza nkatinya. Ubu kumbona ntinya abantu. Ntinya umuntu wazatirira hasi ngo ni mama Sharirene watumye ndira. Ntinya umuntu wazarara atsikimba ati ni mama Sharirene wanteye agahinda. Ntinya umuntu wazahura n'ikintu gikomeye cyangwa agakomereka izina ryanjye rikagaragara. Kuko urugendo mfite mu isi ni rurerure. Nge n'abana banjye ntituzi inzira tuzanyuramo. Ngomba kukwirinda nkakugendera kure. Ntaba ntafite ibyiza byo kugukorera ariko nibibi nkabireka. Kuko sinzi wasanga mu busaza bwanjye. Umwana wa Pastor Mutesi ari we nzajya mu biganza bye akambera dogiteri. Ndakumva. Wasanga mu busaza bwanjye nzatambuka ntakigira n'urwara rwo kwishima, hakancaho ndi kunyagirwa, nkamutegera ikiganza. Nanyebuka akazareba atari kwa kasi ka gakecuru kirirwaga kanika mama. Urusi rwa rusaza rwirirwaga rukora inkuru kuri mama. Ahantu umuntu ntega amatwi mu nyumvi. Ese urumva bizagenda gute?
erega abantu ntibakareba ibya nonaha ahubwo tujya tureba ibyo mu myaka iri imbere. Ejo bundi nzagira imanza z'imitungo yanjye ninjyana dosiye ngiye kudepoza urubanza rwanjye rwakirwe n'umuhungu wa Pastor Mutesi. Maze nanyitegereza avuga ati dore rya shyano ryari ryaraberagije mama, dore rwa rugabo rwari rwarazonze mama. Ibi bintu abantu barabiteganya? Biragoye. Ese uteganya ko mama Sharirene cyangwa Pastor Mutesi bafite abantu babakunda babemera ku rwego rukomeye? Ejo bundi ushobora kuzakata ukagwa ku mufana wanjye, ejo ushobora kuzakata ukagwa ku mukunzi wanjye. Wanareba naba akaba yazana kuryoza ibyo wankoreye kandi nta mutumye. Tujye tubiba imbuto zineza, dutambuka humutse, ku buryo ngewe mu myaka yanjye aho nzajya nkata hose nge numva nta mutima undega ikibi. Yes. Dukwiye kubaho mu buzima bwo kugira neza, tutanashobora kugira neza no kugira nabi ntitubikore. Ubuzima bwo kugira neza, bwo gukunda abantu, bwo gufasha abantu, bwo gukora ibyiza, ni ubuzima butuma utambuka ahantu hose wemye nta ngaruka z'ibibi wakoze. Mu by'ukuri twatangiye tuganira ariko inama utanze pe zirahagije. Ndizera ko buri muntu wese akuye mu ibye. Yes. Dusoze ikiganiro tugisoze, ariko tugisoze muri ubu buryo. Ijambo rikugeraho ukababara, ntuzifuze ko rigera ku wundi. Yes. Ibintu ukorerwa ukarara udasinziriye, ntusifuze kubikorera abandi. Icyo ikikugeraho kumva kirakubabaje, ntukifuze ko kigera ku bandi. Yes. Ubuzima bwa wageramo bukakurya, ntuzabwifuriza abandi ngo babubemo. Mbese ikintu ubona utakorerwa ntukagikorera abandi. It's okay. Nimugubwe neza rero nshuti bakunzi ba Mama Sharirene Official. Ntekereza ko abari bari kumwe natwe basoje iki kiganiro bumvishe inama nziza z'uyu mubyeyi, kandi mujye mumutega amatwi. Kuba atarakanda subscribe ni muyikande. Iki kiganiro niba ugikunze gihe inshuti yawe, comment, ibitekerezo biremewe. Nimugire ibihe byiza ku bakiri muri Saint Valentin, mukomeze muryoherwe n'urukundo. Mwari kumwe na Gatama David inyuma ya kamera. Murakoze cyane.